Reka mbasuze kandi mbifuriza umwaka mushya muhire rero mwe mudukurikira umunsi ku wundi, reka dusuze cyane abakozi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dorcas ndetse na famiye nyine bari basorotse bajya kwenjoyinga cyangwa se gusoza nyine umwaka, dore ko nyine abenshi usanga barimo bishimana n'umuryango. Dorcas rero yagaragaye ari kumwe na mama we ndetse na musaza we ku mafoto rero yabashije gusangiza abakunzi be ku rukuta rwe rwa Instagram. N'amashusho yagaragaye ariko wabonaga ko nyine bari bishimye cyane, bari bishimye rwose, ubona ko umwaka bawusoje neza kandi biteguye no kwinjira mu wundi bakomeye cyane, banashikamye, bari kumwe n'umwami wacu Yesu, dore ko nyine ariko benshi bagiye babona no mafoto bagenda bagaruka bavuga bati Tina wacu ari he, cyangwa se Vestina wacu ari hehe. Twavuga ko umwaka wa 2025 utabaye mwiza ku muvandimwe wacu Vestina bitewe n'amagambo yagiye amuvugwaho, yagiye yibasirwa cyane kuko uyu mwaka yaravuzwe cyane kandi avugwa ku nkuru zitari nziza cyane nyinshi zigiye zitandukanye, ariko turizera ko uyu mwaka rwose 2025 ugiye kuba umwaka mwiza cyane, umwaka udasanzwe kandi umwaka uzacecekesha abanzi be nyine, dore ko kuri ubu ngubu bamwibasiye ku rwego rudasanzwe. Reka tunizere ko Tina muri uyu mwaka aribwo tuzamubona kandi tukazamubona twishimye cyane. Ndabizi ni benshi mumukumbuye, benshi mukumbuye kumubona ari kumwe na mugenzi we Dorcas, barimo barepeta twa turirimbo twa dukorasi rwose. Iyo bahuye murabizi bari ukuririmba cyane, banadutera kuri za story. Benshi murabikumbuye ndabizi, ariko reka twizere ko uyu mwaka 2026 uzaba umwaka mwiza kandi nabo bazabasha nyine kudususurutsa, ndetse tunitegure n'indirimbo yabo nshyashya. Uko bisa kose ko bana bidusezeranyije baritegura kuduha indirimbo y'Ikinyarwanda. Murabyibuka ko itsinda Vestina Dorcas baheruka gusohora indirimbo nyine yitwa Usisite, aho nyine iri mu rurimi rw'Igiswahili, aho abakunzi babarizwa mu Rwanda bavuze ati rwose natwe nimuturwaneho muturirimbire ku ndirimbo y'Ikinyarwanda dore turayikumbuye. Aba rero mu kiganiro baheruka no kugirana nyine kuri MI Empire bavuze ko bazahita bagaruka mu Rwanda ubundi bakaduhereza no ku ndirimbo z'Ikinyarwanda, bitavuze ko batazongera gukora indirimbo y'Igiswahili, ahubwo no kugira ngo nyine bongere bisanishe cyangwa se bongere banezeze abaririmba ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se nyine abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, dore ko nyine abenshi usanga indirimbo batari kuyisobanukirwa neza. Ni indirimbo twavuga ko yishimiwe cyane mu gihugu cya Kenya ndetse na Tanzania, akaba ari indirimbo irimo ihimbura imitima y'abantu batuye hariya hirya mu bihugu by'abaturanyi. Siri tsinda Vestina na Dorcas bari kuvuga ko basoje umwaka neza cyane, sibo gusa ahubwo hari n'abandi bakozi b'Imana nabo basoje umwaka neza cyane. Aha twavuga nka Israel Mbonye, uyu aheruka gutaramira hariya muri BK Arena, aho yari yabashije kuzuza iyi stade yose, dore ko nyine uyu Israel Mbonye yanaje gushyigikira umuvandimwe The Ben, aho rero yari ari mu gitaramo cyiswe The New Groove, yarahanganyemo rero n'uwita nimero ya mbere Bruce Melody, akaba ari igitaramo cyagenze neza. Uyu Israel Mbonye rero yaje kubashyigikira, dore ko nawe nyine y'umwaka ugeze aba yumva agomba kuruhuka agakora nyine n'ibyo abandi bose barimo bakora. Uyu Mbonye rero nawe wabonaga ko yishimiye iki gitaramo nyine The New Groove, akaba ari igitaramo cyaranzwemo udushya twinshi cyane tugiye dutandukanye, harimo ibyamamare byinshi cyane, twavuga ko ari byinshi, kuko ugiye no kuvuga ngo iki gitaramo The Ben yakoze yahuriye ku rubyiniro na Bruce Melody, nicyo gitaramo cyabashije kwitabirwa n'abantu bafite izina rikomeye hano mu Rwanda, by'umwihariko nyine muri showbiz. Si ukuvuga ngo nabagiye stage, ahubwo abasitari bagiye batandukanye. Wabonaga ko abasitari mu ngeri zose baje gushyigikira aba bahanzi babiri, utari gushyigikira The Ben yaje gushyigikira
Bruce Melody, dore ko Bruce Melody yavuze ati ngomba guhagurukana na timu yanjye y'abafana banjye, ariko by'umwihariko nyine abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ba hafi we, harimo ba Rocky Kimomo, ba Kadafi, ba Emeline nawe ubonaga ko rwose yahimbawe n'iki gitaramo nyine, ubundi batambukana muri bisi, ni ukuvuga nyine baje muri bisi abariyo ibageza kuri Beka Arena. Ni mu gihe The Ben we yaje mu modoka ya Benz, aho nyine we aje nk'umuhanzi nyine private, yaje wenyine, ariko Bruce Melody we yabashije kuzana n'inshuti ze barimo baza batera story. Bateraga story ubona rwose ko ari ibintu biryoshye cyane, ubundi nibwo bari baje gutaramira abakunzi babo nyine bari bamaze hafi amasaha agera kuri 6 babategereje. Bruce Melody yabashije kugera ku rubyiniro, ariko ubona ko nyine stage yanatitiye. The Ben nawe hageze ubona ko rwose ibintu bitangiye kugenda neza kurushaho, ariko twavuga ko ari igitaramo cyagenze neza, uvuze ko bose bataperforminze neza waba wibeshye cyane. Bose barakoze kandi n'abahanzi b'abahanga, dore ko Bruce Melody yabashije no kumurika indirimbo ye nshyashya yise Pompo, akaba ari indirimbo rwose iri kubica bigacika no ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye na video umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Theo bose babireba nawe arimo vibing iyi ndirimbo. Theo bose babireba nawe yavuze ati rwose ntago naguma muri gospel, ahubwo kano karirimbo nanjye ngomba kukanyinyira nkanakenjoying. Nawe yishimiye iyi ndirimbo. Ni indirimbo rero twavuga ko iri kugenda igarukaho n'ibitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda, tutibagiwe nyine n'ahari mu bigo bya Tanzania. Ibitangazamakuru bikomeye nka Wasafi birimo bigaruka kuri iyi ndirimbo, bamwe mu ba content creator, aba blogger benshi barimo bayigarukaho cyane, dore ko ari indirimbo ifite amashusho meza kandi akaba ari n'indirimbo iryoshye. Ni indirimbo rwose izajya yifashishwa mu birori, ukabona ko ibirori birimo bigenda fresh cyane. Uyu mwaka rero dusoje ni umwaka waranzwemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, inkuru nyinshi, haba inkuru nyinshi zishimishije ndetse nyine n'izibabaje. Birumvikana hari abo umwaka utagendekeye neza, umuhanzi Yampano nawe ntabwo byamugendekeye neza, dore ko kuri ubu hari kuvugwa ngo amashusho ye yandi yisubira kuri yandi ngo nayo yabashije kujya hanze. Ntabwo turabasha kubimenya neza, ntabwo twahita tubihamya, ariko uri kubona ko aba blogger benshi bari kugenda bavuga ati nanone kandi Yampano arongeye. Yampano wifasha agafungisha abantu b'abandi, kuki yongeye agasora andi mavideo. Ibyo byose nibyo biri kugenda bivugwa. Umwaka rero waranzwemo utuntu twinshi, n'utuntu n'utundi niko twabyita, ariko tukibaza uyu mwaka wo bizaba bimeze bite. Ko dutangiranye n'indirimbo ziremereye cyane za mega hit, nka Pompo, n'indirimbo rwose twavuga ko ishobora no kuzaba uyu mwaka, ariko ntabwo twahita ko tubitangira turi mu matariki ya mbere. Reka dutegereze turebe ko umwaka uzarangira tubonye indi mega hit nk'iriya, ubundi twenjoyinge. Ariko uyu mwaka ushobora kuzagenda neza mu ruhando rwa muzika uko byasa kose. Biragaragara ko abahanzi benshi bamaze gufata ibyemezo binakakaye, ibyemezo rwose twavuga ko nyine bizashimisha abakunzi ba muzika muri rusange. Natwe tuzakomeza kuhababera rero 5/5, gusa bizatubabaza cyane kuba utarakoze subscribe ubundi ukazajya ucikwa na byinshi hano kuri Wakanadel Official. Gusa rero mu gihe uzaba ukoze subscribe ugafungura n'inzogera, birashoboka ko utazongera kubura cyangwa se kubona amakuru yizewe. Uzajya ubibona 5/5 nururamuka ukoze ibyo ngibyo. Njye mwabanye, nitwa Wakanda, ndabashimiye.